Iri ni isomo ritari ryarigeze rihabwa amajwi menshi mu gihe amahanga akomeje kwibaza impamvu Afurika ikiri inyuma. Hari igihugu kimwe kiri kwandika igitabo gishya cy'ubwigenge, Burkina Faso. Perezida Ibrahim Traore ntiyaje gusaba, yaje kubaka. Uyu munsi ndibuze kukwereka imishinga 10 y'inkingi za mwamba yahinduye isura y'igihugu, ihindura ubukungu, ubuzima ndetse igatera ubwoba ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi. None se niki cyatumye iyo mishinga yose ifatwa nk'inkongi y'umuriro ku banyaburayi? Nuko Traore atavuze, ahubwo yarakoze. Tugumane kuko iyi nkuru si yo kureba gusa, ahubwo niyo kwigiraho. Ntimwumve gusa serivisi z'ibanze, ni nayo mpamvu twahisemo kwivumbagatanya tukagira ijambo ku mahitamo y'igihugu cyacu. Burkina Faso ntikiri kuzamuka gusa, igomba kubaka ikintu isi itashoboraga kubona. Imwe mu mishinga 10 Perezida Traore yatangije yahinduye Burkina Faso burundu, igatitiza abanyaburayi hafi kumuhigira hasi hejuru. Umenye baramutse bamufashe bamurashisha misile zitabonwa na radari, nka zimwe irari iri gusekuza igihugu cya Israel. Mbahaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Ku mwanya wa mbere hari umushinga wiswe zahabu itukura yahagaritswe ku banyaburayi, no gukura agaciro mu nyanya. Byatangiranye n'inyanya cyangwa se inyanja yazo zangirikira mu masashi ku mihanda, zidacurujwe, zidakoreshwa, hanyuma zikoherezwa mu Burayi, zikagaruka ziri muri peste ku giciro gikubye gatatu. Abahinzi ba Burkina Faso bamaze imyaka barebera imyaka yabo itagaciro kuva ikivuye mu mirimo. Niwo mutego ubutegetsi bwa Traore buri gusenya uruganda rumwe ku rundi. Hatangijwe uruganda rushya rutunganya inyanya rwatwaye miliyoni 8 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwubatse neza mu buryo bugezweho, rutagamije gusa gutunganya imyaka, ahubwo no guhindura burundu urusobe rw'ibiribwa mu gihugu cya Burkina Faso. Rwubatse mu gace gakungahaye ku buhinzi bw'inyanya. Uru ruganda si icyuma cy'inganda gusa, ni intwaro y'ubusugire mu biribwa. Rufite ubushobozi bwo gukora sauce tomate y'inyanya ku gipimo cya toni nyinshi buri munsi, bigafasha igihugu kugabanya cyane ibyo cyatumizaga mu mahanga, by'umwihariko mu Burayi no mu Bushinwa byari byarigaruriye isoko ryo muri Burkina Faso. Buri toni itunganyirijwe mu gihugu isigira amafaranga menshi ubukungu bw'igihugu. Buri karito y'inyanya itajugunywe nk'uko byahoze ni umutekano ku muryango umwe. Ingaruka nziza z'uru ruganda zirenga kuri imbibi zarwo. Abantu barenga 150 bamaze kubona akazi gahoraho, abacunga imashini, abahanga mu bipimo bya laboratoire n'abandi. Ariko ibyo ni intangiriro gusa. Abashoferi, abagemura amakarito mu migi, abatwara amapaki afunze mu gihugu hose, n'abahinzi bato bose basigaye bari mu isoko rishyize hamwe mu murongo, rihemba neza, rihaha imbere mu gihugu kandi rigasubiza inyungu imbere mu baturage. Igituma uyu mushinga ushobora gufatwa nk'ihuriro ry'impinduramatwara si uko wunguka gusa, ni amahame yawushingiyeho. Hari aho yagize ati tugomba kuri ibyo twihingiye no guhinga ibyo twifuza kurya. Icy'ingenzi kandi uruganda rwubatswe nta nkunga ifite amabwiriza y'abanyamahanga, rwatewe inkunga n'igihugu ubwacyo gifashijwe n'abafatanyabikorwa, ndetse rugamije guhindura Burkina Faso igicumbi cy'inganda z'ubuhinzi mu karere ka Sahel. Amashuri y'ubuhinzi arimo guhuzwa n'uruganda, aho bigisha abahinzi igihe nyacyo cyo guhinga, uko bateza umusaruro mwinshi n'ubwoko bw'imbuto zikwiye. Urubyiruko ntirurimo kwigishwa guhinga gusa, ahubwo rwigishwa guhanga udushya mu gutunganya ibiribwa. Ibi byose bituma uru ruganda rutaba umushinga umwe, ahubwo ruba igice cya mbere mu muyoboro mugari w'inganda zitunganya imyaka mu gihugu hose. Mu gihe isi yibanda ku gukura ibisubizo hanze, Burkina Faso yahinduye imbuto y'inyanya isanzwe igira igihagararo cy'ubugenge bw'igihugu. Undi mushinga rutura ku mwanya wa kabiri ni umuhanda w'amadolari miliyoni 120 wiswe koridoro y'ubusugire. Ariko se izo nyanya zifite agaciro zizanyura he noneho kugira ngo zigerweho n'amasoko atandukanye? Niho haza koridoro ya miliyoni 120 z'amadolari ya Amerika, umuhanda mushya uhuza umujyi wa kabiri wa Burkina Faso, Bw'Isi, n'umupaka wa Cote d'Ivoire. Ntabwo ari umuhanda gusa, ni umuyoboro uhuza ubukungu, politike n'ubusugire. Uyu mushinga ukomeye uhuza abahinzi n'amasoko, abakora ibicuruzwa n'abaguzi, ndetse ukavana ubukungu bw'igihugu cyari kidakora ku nyanja ukabahuza n'umuhengeri wa Atlantique. Ku bahinzi batwara sauce tomate y'inyanya bivuze igihe gito mu rugendo, kubura ba rwiyemezamirimo baciriritse no kugera ku isoko mpuzamahanga. Ariko uyu muhanda utwara ibirenze ibicuruzwa, wateguwe hagamijwe ubufatanye n'ibihugu byo mu karere, ugamije kugabanya ubusumbane bw'uduce two mu majyepfo twari twaribagiranye kubera gukurikira imihanda y'amajyaruguru yahoze igenzurwa n'Ubufaransa. Uyu mushinga wubatswe hashingiwe ku byifuzo by'abaturage, ukoranywe n'abakozi bo mu gihugu, ugaterwa inkunga n'ibihugu by'akarere, kandi ushyigikira iterambere ry'ubuhinzi n'inganda. Si umuhanda w'ikuzo gusa, ni umutsi w'ubuzima bwa Burkina Faso nshya. Abaturage bo mu duce uri kunyuramo barimo kubona impinduka zihuza. Amasoko, amazu, amasangano y'ubwikorezi n'utundi duce dukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi biravuka umunsi ku wundi. Akazi karaboneka, ibicuruzwa biragenda, kandi Burkina Faso byari byaramenyerewe kwitwa igihugu kibagiwe kirimo kwiyubakira ku nshingano zacyo, igice ku gice, umudugudu ku wundi. Ku mwanya wa gatatu hari umuriro w'izuba ugiye guhindura ibintu mu gihugu. Capt Ibrahim Traore yahise ageza umuriro ku baturage benshi batari bafite umuriro mu byaro ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu biturutse ku ngufu zisubiraho.
Iyi ni impinduramatwara ituruka ku rumuri yubatswe hagamijwe ubwigenge bw'abaturage, ariko se nubwo igihugu cyaba gifite amashanyarazi n'imihanda bishobora kugira icyo bivuze niba abaturage bacyo batavuwe. Aho niho havukiye ibitaro bya Bobo ku mwanya wa 4, ibitaro bikuru bya Bobo Dioulasso. Iyo umaze guha igihugu umuriro ugomba kurinda n'abaturage bagituyemo imbere. Muri Burkina Faso kwivuza si igikwiye kuba cyareguriwe abakire gusa cyangwa abanyamurwa cyangwa se batuye mu mujyi. Muri ako gace k'amajyepfo hatangiye kuzamuka ibitaro bikuru bya kaminuza bya Bobo Dioulasso bizaruta ibindi byose igihugu kigeze kugira mu mateka. Ibi bitaro bifite intego imwe, kugeza ubuvuzi bugezweho ku bantu batajya babubona, bamaze imyaka bari bagiranye bivuriza ahantu hatuzuye, badafite ibikoresho bihagije kandi bagomba gukora ingendo ndende bajya kuvuzwa. Ariko ubwo igihe kirarangiye. Ibi kandi si ugupfuka igisebe, ni ugusana umubiri wose, birimo kuvura abantu ndetse no kwigisha abashya bazaba abaganga n'abaforomo ba Burkina Faso. Nta kujya gushaka abaganga mu mahanga, nta kohereza abarwayi hanze. Ibi bitaro bizaba bifite za salle d'operation zigezweho, ibyumba byihariye by'indwara zitandukanye ndetse na za systeme z'ubuvuzi za mudasobwa zizaba zishyigikiwe n'umuriro ukomoka kuri YRN cyangwa se imirasire y'izuba. Bizaba birimo serivisi zita ku babyeyi, ibitanda by'indembe n'ubuvuzi bw'amaso n'amenyo. Kandi si inyubako zonyine, ishyirwa mu bikorwa y'inzira za ambulance, imiyoboro y'itumanaho izahuza ibi bitaro n'uduce two mu byaro ririmo gukorwa kugira ngo naho hantu bitagera ubuvuzi buhagere neza. Ubu buvuzi bugezweho ntibuzasura gusa akarere, buzahatura. Traore afite intego isobanutse. Ushaka kubaka igihugu gikomeye, tangirira ku gutuma abaturage bacyo babaho neza, biga kandi baguma mu gihugu cyabo badashaka guhunga. Ku mwanya wa 5 hari undi mushinga wiswe Zika 2 cyangwa se Zika 2, ubuzima bukomoka ku mazi. Kugira ngo umuntu abone ubuzima bwiza, ubuvuzi bwiza ntibuhagije gusa, akeneye n'amazi meza ahoraho kandi yigenga. Ese bigenda bite igihe igihugu gishyira mu biganza byacyo umutungo wacyo wa mbere? Havutse Zika 2. Ibitaro ntibikora nk'amazi ndetse n'amazu, amashuri cyangwa imirima. Muri Ouagadougou, umurwa mukuru urimo kuzura abantu n'icyizere. Kuri buri mugereka w'amazi ubu hose hari ubuzima. Niyo mpamvu Burkina Faso iri kubaka ikintu kinini cyane cyiswe Zika 2. Ni umushinga rutura ugamije guhagarika ikibazo gikomeye cy'amazi kitigeze gikemurwa na mbere. Uvuye hafi y'umurwa mukuru, iki kiyaga kizarinda igice kinini cy'abaturage b'umujyi kugorwa n'amazi igihe cy'izuba, aho inkono zaburaga amazi, abagore n'abana bagakora ibirometero bajya kuyashaka. Ibitaro bikayabika, ubucuruzi bugahagarara. Zika 2 igamije guhindura ibi bintu byose burundu. Niramuka irangiye izatanga amazi ahoraho kandi meza ku baturage ibihumbi n'ibihumbi, ku ngo no ku nganda. Izahuzwa kandi n'ibikoresho bigezweho byo kuyungurura amazi, ibipimo bikoresheje imirasire y'izuba n'imiyoboro mishya. Ibi byose kandi bigakora mu buryo bujyanye n'ibihe, bigakoresha abaturage bo mu gihugu kandi bihabwa ubuyobozi bushyira imbere inyungu rusange kurusha inyungu z'abikorera. Amazi n'aya rubanda sayo gucuruzwa cyangwa gupfunyika. Kandi Zika 2 si umushinga w'umurwa mukuru gusa, ni igice cya gahunda ngari yo kugeza amazi meza mu byaro, kurinda amasoko y'amazi no gukusanya amazi y'imvura, agafasha mu buhinzi no kurinda ubuzima rusange. Niba umuriro uva ku zuba n'amazi akomoka ku butaka, Burkina Faso irimo kwigenga buhoro buhoro mu bintu byose kandi by'ingenzi. Ku mwanya wa 6 hari undi mushinga wiswe Fasomeyo, gutuza abaturage mu mujyi utekanye. Iyo amazi amaze kuboneka, imihanda igahuza abantu. Igisigaye ni iki? Abantu bazatura he? Bazabaho bate? Mu gihugu aho umujyi wasobanurwaga n'imidugudu y'imyanda, inzu zihirima n'imihanda yanduye, Burkina Faso irimo guhindura igishushanyo mbonera cy'imijyi. Havutse umushinga wa Fasomeyo Urban Development Project. Uyu mushinga si ugucumbikira abantu gusa, ni ugushushanya ejo hazaza aho imijyi izakura mu bwubahane, mu butabera no mu bukomezi. Intego nyamukuru ni ugutuzamo abaturage inzu nshya 50,000 zihendutse, zirambye kandi zijyanye n'ikirere n'umuco wa Burkina Faso. Si umushinga wo gucuruza ubutaka ku bakire. Izi nzu ni iz'abarimu, abaforomo, abakozi n'imiryango iciriritse, abantu basanzwe baracikanwe n'ibiciro byo gutura neza. Fasomeyo ntirangirira ku nzu gusa, irimo imihanda migari, amarembo y'ubwikorezi rusange, ahantu h'imiziki, amashuri, ibigo nderabuzima, amasoko n'aho abana bakinira, all woven into the city. Intego ni imwe, kureka guhuza serivisi z'ibanze n'aho abantu batuye. Ikiruseho ni uko uyu mushinga wubatswe n'abanyaburkina Faso hakoreshejwe ibikoresho byo mu gihugu n'abakozi bo mu gihugu imbere, bityo ubukungu bw'igihugu bukazunguka by'ukuri. Kubaka izi nzu nshya ntibisigaye ku bashoramari cyangwa abayobozi. Abubatsi, abafundi, abanyabugeni n'urubyiruko rwigishwa imyubakire y'imijyi, bari guhabwa amahugurwa n'akazi ku bwinshi, bityo ibikorwa byo kubaka bihinduka uruganda rw'akazi ku rwego rw'igihugu. Iki ni igishushanyo mbonera cy'umujyi. Abaturage bimukira muri izi nzu bafite umuriro w'izuba, amazi aturutse ku mishinga y'amatanki n'ibiyaga bishya. Inzu itanga umutekano, akazi gatanga ubushobozi, ariko ibyo byose nta gaciro bifite igihe nta rwego rw'imari rutekereza kubora uyobora. Igihugu ubu gitekereza ku baturage mbere y'ibindi byose. Niho havuye ikintu bita back and ram, ni banki ya rubanda. Mu gihe cyashize
serivisi z'imari zari z'abahiriwe. Amabanki mpuzamahanga niyo yari yarigaruriye isoko rya Burkina Faso, yita ku banyamujyi, abacuruzi mpuzamahanga n'abifite, abatuye mu byaro, ba rwiyemezamirimo bato n'abacuruzi mu bucuruzi butanditse. Bari baribagiranye, nta mabanki, nta bwishingizi, nta buryo bwo kwiteza imbere bwari buhari. Ariko noneho Burkina Faso yashyizeho banki yayo bwite, Bw'Isi. Iyi ni banki ya mbere itagenewe kungukira ku baturage, ahubwo igamije kubashoboza. Ifite intego yo kugeza serivisi z'imari mu mfuruka zose z'igihugu, kuva mu mujyi kugeza mu byaro bya kure. Bw'Isi itanga konti zoroshye, inguzanyo ku nyungu nke, ndetse na serivisi z'imari kuri telefoni zigakorerwa mu ndimi kavukire n'abakozi bakomoka aho abaturage batuye. Ni banki y'abaturage, si y'abakire. Urubyiruko rwashoboye kubona igishoro cyo gutangiza imishinga, abahinzi barabona inguzanyo yo kugura ibikoresho cyangwa kongera ubutaka, imiryango ishobora kwizigamira nta ngendo ndende zijya mu mijyi. Ibi kandi si ubutabazi, ni uguteza imbere igihugu mu buryo burambye. Bw'Isi ikorana n'indi mishinga ya leta. Abashaka gutura muri Fasomeyo bahabwa inguzanyo yo kwigurira inzu. Amakoperative y'ubuhinzi abona inkunga y'amafaranga. Ikoranabuhanga rishyigikiwe n'ibigo bikomeye byo kubika amakuru rituma abantu bashobora guhererekanya amafaranga neza mu gihugu hose. Uburyo bushya bwo gukoresha imari ntabwo bukandamiza abakene, ahubwo bubateza imbere umunsi ku wundi. Ku mwanya wa 8 hari undi mushinga wiswe Digital Park. Burkina Faso ikoresha ikoranabuhanga mu kwigenzura, gutanga serivisi, kwishyura, kwaka ibyangombwa cyangwa kwiyandikisha mu mashuri. Byose ntibikwiye kuba bigihagaritswe n'impapuro. Mw'isaha imbaraga zicamo muri fibre boutique na server za internet. Ufite ijambo n'ufite ubushobozi bwo kugenzura ikoranabuhanga. Burkina Faso ntiyari gutuza itarabigeraho, irimo kubaka urufatiro ruzayifasha kwigenzura mu gihe kiri imbere. Niho havukiye Park Digital, umushinga wa miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika ugamije kwihutisha ivugurura ry'ikoranabuhanga mu gihugu. Ibigo bibiri bikomeye byo kubika amakuru, National Data Center, biri hafi kurangira ku gipimo kirenga 70%. Ariko saho gusa hazoherezwa amakuru. Ni ibirindiro by'amakuru y'igihugu, aho amakuru y'ubutegetsi, uburezi, amavuriro, ubukungu n'irangamimerere bizaba biri mu biganza bya Burkina Faso. Si iby'abanyamahanga gusa. Ibi nibyo bizatuma serivisi za leta zijya kuri internet. Abaturage bazabasha gusaba indangamuntu, ibyangombwa by'ubutaka, uruhushya rwo gutwara, ndetse no kwiyandikisha ku ishuri binyuze kuri telefone ngendanwa. Burkina Faso kandi ntabwo iri guhuza abaturage gusa, irimo kubaka ahazaza h'ikoranabuhanga rizigenga. Park Digital ntiri gutuma leta ijya kuri internet gusa, iri gusiba icyuho cy'iterambere ry'ikoranabuhanga hagati y'abaherwe n'abatishoboye. Umuyoboro wa internet uri kwagurwa mu duce dusaga 500 mu gihugu tutahabwaga agaciro mbere, kuva mu midugudu y'Isaheli kugera mu duce tw'imijyi itangiye kubaka uyu munsi. Abagore, urubyiruko n'abacuruzi bato barimo guhabwa amahugurwa yo kumenya uburyo bwo gukora ubucuruzi ku ikoranabuhanga no kubona amahirwe ari kuri murandasi. Amategeko mashya nari gushyirwaho arengera ibanga ry'abakoresha, ashyigikira udushya kandi agakingira igihugu ku bugenzuzi bw'amahanga. Kubera ko Burkina Faso na serivisi za leta ziri kuri internet, hatangiye kubakwa ubusugire bushya bushingiye ku ikoranabuhanga, aho ububasha butakiri Paris cyangwa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo buri muri seriveri y'imbere mu gihugu cya Burkina Faso. Porogaramu zakozwe n'abanyaburkina Faso n'igenzura ryabo. Kuri ubu umuntu ashobora gusaba indangamuntu, kwiyandikisha mu ishuri, kwaka icyangombwa cy'ubutaka, byose akoresheje telefoni. Umushinga w'amazi meza mu mijyi, gushyira isezerano mu bikorwa. Ariko kandi ibi byose byaba ari ubusa mu gihe abaturage babyuka badafite amazi. Traore azi neza iyi nkuru, niyo mpamvu impinduka zikomeye, zituje ariko zifite uburemere bukomeye, zirimo kubera munsi y'ubuhanga n'ubuhangange bw'uyu mugabo, umwe mu bayobozi bato ku isi. Umushinga wo kugeza amazi meza mu mijyi watewe inkunga na banki y'isi, umaze kugeza amazi atemba mu ngo ku bantu barenga 610, ndetse uha isuku irambye abandi 440. Ariko si umushinga ushingiye ku nkunga gusa, ni igice cy'ivugurura ry'imiyoborere y'amazi mu gihugu. Iyi gahunda igamije ko amazi meza n'isuku biba uburenganzira rusange, si impano ku bakeba. Uyu mushinga uri kwibanda ku mijyi iri gukura vuba nka Ouagadougou na Bw'Isi, aho bashyiraho imiyoboro y'amazi, ahatunganyirizwa amazi ndetse n'amashami y'amazi yinjira mu ngo ku giciro gito. Abaturage ntibakikorera amajerikani ibirometero, ntibagura amazi ahenze, kandi indwara zituruka ku mazi mabi zatangiye kugabanuka. Ibigo nderabuzima, amashuri n'amasoko biri gushyirwamo ubwiherero bunoze n'uburyo bwo gutunganya imyanda. Imiyoboro y'amazi y'imvura nayo iri kuvugururwa, hirindwa imyuzure n'indwara mu bihe by'imvura. Ikiyongera ku ishema nuko ibi byose bihuzwa na Park Digital, uko amazi akoreshwa, uko ubujyanama bwatanzwe, uko amafaranga yishyuwe, byose bigenzurwa kuri telefoni. Amazi meza ntabwo ari isezerano, ni umuyoboro uturuka ku bushake bw'igihugu ukagera ku isoko y'umuturage. Ivugurura ry'ubworozi, undi mushinga rutura w'ubise revolution igendana n'amaguru ane. Twerekeza mu byaro bya Burkina Faso, ubukire buhari ntibuba kuri konti, buri mu matungo, inka, ihene n'intama. Ni umutungo, umurage, isoko y'inyama n'amata. Ni ububasha budasubirwaho, ariko imyaka myinshi bwari ubukire buciye bugufi, bwuzuyemo indwara, ubushobozi buke n'amasosiyete atarigeze imikorere. Nicyo cyatumye leta ya Traore
ifatanyije na banki y'isi itangiza Livestock Sector Development Support Project. Ni impinduramatwara yicecekeye ariko ishingiye ku bukungu bw'igihugu. Uyu mushinga ntugamije gusa kongera inka, ahubwo no guhindura icyiciro cyose cy'ubworozi, gushyira mu bikorwa gahunda yo kwita ku buzima bw'amatungo, vaccine, amakipe y'abaganga b'amatungo bagenda ahantu hose, kubaka inganda zitunganya amata, inyama n'impu, gutangiza ibikoresho byo kubika ibiryo by'amatungo n'ububiko bukonje. Hari kandi gutanga inguzanyo binyuze muri Backnam ku borozi bato bashaka korora, kugura ibikoresho cyangwa kuzamura ubucuruzi. Ibi byose bituma igice cyari kitazwi ku isoko kibyara ubukungu gitera imbere kandi kikagira uruhare mu bucuruzi mpuzamahanga. Abagore bo mu byaro bakunze kwita ku matungo mato, nabo barabigiriramo uruhare rukomeye. Burkina Faso irimo kwagura inzira z'ubucuruzi ku mipaka, kandi ibikorwa byo kongera ibicuruzwa agaciro birarushaho gutera imbere. Inka n'ihene ntibikiri igisubizo cyo kubaho gusa, ni moteri y'ubukungu. Dusoza, igihugu kizamutse gituje ariko cyuje icyerekezo. Burkina Faso ntabwo igitegereje impinduka bishingiye ku mirasire y'izuba, ku ruganda rwa tomate, ku mihanda, inganda n'amabanki y'ubusugire, ku mijyi yubatswe neza, ku bworozi bwita ku buzima n'ubucuruzi, ku mazi meza, amashanyarazi n'ikoranabuhanga. Ibi byose si ibikorwa bya propaganda, ni gahunda yo kwigenga nyakuri, ukuri kw'iterambere ridacuruzwa. Umushinga kuri umwe, igihugu kirazamuka ubutitsa, bigatuma uyu mugabo arushaho guhigwa n'abagashaka buhake b'Abanyaburayi na Amerika. Igihugu ntikirangurura amajwi menshi, ahubwo kirakora mu buryo bufite intego, kandi isi ntiyabasha kongera kukirengagiza. Burkina Faso ntiyigeze itegereza abubatsi, Burkina Faso ntiyigeze itegereza ubutabazi, ntiyanigeze yicara ngo irire amateka y'igitugu, ahubwo yahisemo kwiyubaka buke buke ariko mu buryo buhamye. Perezida Ibrahim Traore n'ubuyobozi bwe batangiye urugendo rukomeye rwo guhindura igihugu cyari cyaracishijwe bugufi n'ubukene, inzara n'ubucakara, kikaba igihugu cyiyemeje kwihagararaho, kwikorera no kwigenga mu bitekerezo, mu bukungu no mu buhanga. Kuva ku nganda za tomate zitanga agaciro ku musaruro w'abahinzi, kugeza ku mihanda ihuza ibihugu, inganda zitanga amashanyarazi y'izuba, ibitaro bigezweho, imishinga y'amazi meza, amacumbi y'abantu basanzwe, banki y'igihugu, serivisi za leta kuri murandasi, kugeza ku bworozi bwateye imbere. Ibi byose si ibyifuzo, ni ingamba zubaka igihugu gishya. Burkina Faso irerekana ko iterambere ridusaba kurenga amagambo, tugakora ibikorwa bifatika, dufatanyije n'abaturage, twubakiye ku bushake, ubusugire n'ubwenge bwacu. Ibyabaye ni isomo ku bindi bihugu bya Afurika, ni gihamya yuko nubwo amateka yacu ashobora kuba yarasizwe icyasha, ahazaza hari mu biganza byacu. Burkina Faso ntiyarinze kuvuza induru ngo yumvikane, yubaka ituje ariko ku ntego. Mugira bangati nk'ibisanzwe, niwe mwari muteze amatwi. Aha ni kuri The Bros Entertainment. Ntimwibagirwe gukanda like niba mwakunze ibiganiro byacu, kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano, ibuka gukora subscribe, urabutanze inkunga ikomeye. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.